Igitondo cyaduhaye inkuru y'incamugongo yabyutse ivugwa yibiza byabaye mu ntara y'Iburengerazuba muri tumwe mu turere hafi ya twose tw'intara y'Iburengerazuba ndetse no mu majyaruguru y'u Rwanda. Ibiza byahitanye benshi, yabaye inkuru yavuzwe kuri uyu munsi cyane, yabaye inkuru yihariye imitwe y'ibitangazamakuru bitandukanye nka F1 Rwa TV. Tuba duhari kugira ngo umenye amakuru mashyashya y'ibiriho, umenye update kuri buri kimwe. Uribaza uti kuri ubu ngubu bihagaze bite? Nyemerera dusangire update y'ibiriho kuri ubu ngubu mu turere dutandukanye. Ubutabazi bugeze hehe? Ese harakorwa iki kugira ngo abibasiwe n'ibiza kuri ubu ngubu batabarwe cyangwa se bafashwe kuba muri ibi bihe bitoroshye kuri bo, ku nshuti n'abavandimwe babo, ababuze ababo ndetse n'abasigaye badafite bimwe mu bikoresho by'ibanze byo kwifashisha. Bihagaze bite kuri ubu ngubu? Turi F1 Rwa TV, Nyitaganza Rutaneshwa, ndi kumwe na P1 tubabwira ngo tugiye kubagezaho updates z'uyu no munsi, tubabwira ngo mudukurikire mukora subscribe, share, comment kugira ngo tujye dukomeza tubasangize byinshi bigezweho ndetse n'amakuru yavuzwe hano mu karere k'u Rwanda. Yes, ni uturere dutandukanye ibiriho byose mu Rwanda, hanze y'u Rwanda tugiye kuzajya duhura kugira ngo tubisangire. Ni F1 Rwa TV ivuguruye mu bishyashya, umunsi ku munsi tugiye kuzajya tubisangira kugira ngo tubashe kumenya amakuru nicyo kintu cy'ingenzi. Mbere yuko ujya mu byari byo byose ubanza kumenya ngo amakuru abyerekeyeho ameze ate, cyangwa se wayabona ute, wamara kuyabona ukabyerekezamo. Uyu munsi nyemerera dusangire iby'iyi update cyangwa se update ku nkuru yamenyekanye mu gitondo, ariko abari mu bice bitandukanye by'intara y'Iburengerazuba bwo bari mu ibyo bihe bari babibamo, cyangwa se bari inkuru nibo ubwabo bari bamo bayiviva. Twebwe twayumvise, abari mu bice bitandukanye by'igihugu twayumvise imaze gusakara. Ibiza imvura yaguye guhera ku munsi w'ejo mu mugoroba, cyangwa se ku mugoroba nko guhera ku isaha y'isa moya. Imvura yari yatangiye kugwa mu bice bitandukanye by'intara y'Iburengerazuba, mu turere dutandukanye tw'intara y'Iburengerazuba, turimo Rubavu, Nyabihu, turimo Karongi, turimo Rutsiro. Bivuze ngo akarere ka Rusizi ndetse n'akarere ka Nyamasheke nitwo tutigeze tugwamo n'imvura, cyangwa se tugeze twibasirwa n'ibibiza. Bivuze ko imvura ishobora kuba yahaguye, ariko ntago higeze haba ibiza byo ku rwego rwo hejuru byavuga ugereranyije n'utu turere, ariko Rubavu, Nyabihu, Ngororero ndetse tutibagiwe Karongi ndetse na Rutsiro. Mu majyaruguru naho hari ahibasiwe n'ibiza. Kuri ubu ngubu update hari abantu bagera ku 109 bamaze kubarurwa ko baburiye ubuzima muri ibi biza byibasiye ibi bice bitandukanye mvuze haruguru. Abagera ku 109 hakabamo ariko ni bikorwa remezo byahatikiriye cyangwa se byahangirikiye, amazu ndetse n'ibindi bitandukanye by'abaturage. Bivuze ngo ibirimo bibarurwa biragenda biba updated. Uyu munsi turimo, cyangwa se aya masaha turimo turavuga ibi ngibi, ariko nyuma y'amasaha ari imbere ntago tuzi biribuze kuba bihagaze, cyangwa se uko biribuze kuba bihagaze. Nkuko iyi nkuru tuyikesha ikinyamakuru Igihe. MC Ganza Rutaneshwa, ngira ngo wabwira abakurikiranye F1 Rwa TV, ese iyi nkuru ifite umutwe ugira uti? Imitwe kozwe cyangwa se inkuru zakozwe, imitwe zahawe ni imitwe n'ubundi iduha cyangwa se itwereka akababaro, itwereka iyi nkuru y'akababaro. Abenshi barimo baragerageza ku updatinga, baduha update ku nkuru, aho mu gihe irimo development y'inkuru, cyangwa se uko inkuru igenda izamo ibindi bijyanye n'imibare, uko iyo habaye ibintu nk'ibi ngibi ubundi, cyangwa se ibiza nk'ibi ngibi byagize ingaruka ku bantu. Buri saha tuba twumva ngo hari imibare mishyashya, cyangwa se amasaha runaka tukumva ngo hari imibare mishyashya. Mu gitondo bari abantu 55 kuri update yari hari. Kuri ubu ngubu nkuko nari maze kuvuga bamaze kuba 109. Ni iyi update ihari. Ikindi wamenya nuko muri biriya bice byibasiwe by'umwihariko nk'akarere ka Rutsiro, apari yo kuba ari ibiza by'imvura cyangwa se ubundi ni
umwuzure wabayeho, uri kumva, habayeho umwuzure watewe birumvikana n'imvura, hanyuma inkangu nazo ziracika n'ibiriya bice, ni ibice byihariye bifite imiterere yabyo yihariye, ndetse n'imigezi nayo iruzura. Yes, iruzura itera umwuzure. Yes, ni ubundi n'imvura yateje ibiza ndetse n'inkangu byafunze imihanda. Twagiye tubona amafoto acaracara hirya no hino, imihanda yafunzwe, imodoka bigaragara ko transport urujya n'uruza rutakunda, ntabwo biri gukunda, byafunzwe. Yes, ni imihanda ihuza akarere ka Rubavu n'uduce twa Nyabihu, Rutsiro, kuko umuhanda wangiritse cyangwa se umuhanda utakiri nyabagendwa, umuhanda wapfunda ndetse n'indi mihanda y'imigenderano yangiritse, ndetse tutibagiwe n'imigezi irimo sebeya yongeye kuzura irenga inkombe. Amafoto rwose agaragara ateye agahinda, amafoto aragaragaza uburemere bw'iki kibazo, uburemere bw'ibibiza. Mu minsi yashize twagiye twumva si ubu ngubu humvikanye ibiza nk'ibi ngibi. Igihe cy'imvura kenshi hakunze kumvikana ibiza, nta gihe cy'ubusa tutumva ibiza nk'ibi ngibi mu gihe harimo hagwa imvura nyinshi mu bice bitandukanye by'igihugu. Ubwo kiba kirebwaho abari mu nzego zitandukanye zishinzwe gukumira ibiza nka Midimar. Yes, iracyahari se? Ntabwo igihari. Ubwo iyo yari minisiteri yo gukumira ibiza ibiza n'impunzi. Yes, harimo n'impunzi, ariko ubu ngubu ngira ngo ni minisiteri yo gukumira ibiza. Yes. Nk'uko iyi nkuru igaragara ku mafoto ndetse n'amashusho, RTV ndakeka yo yagezeyo ifata ibijyanye n'amashusho ku buryo bugaragara neza, aho benshi batandukanye bari mu guhunga cyangwa se bari gufata ibyabo bajya gucumbika aho ibiza bitabashije kuba byagera. MC Ganza, inzego zitandukanye zirimo nka urwego rw'intara y'Uburengerazuba, nyine Guverineri Habitegeko François yashishikarije abaturage ko abatagizweho ingaruka n'ibibiza, mu gihe hakirimo harebwa icyakorwa mu butabazi kuri buri wese wagizweho ingaruka n'ibibiza. Abatagize ingaruka cyangwa se abatagizweho ingaruka bashobora kuba bacumbikiye bagenzi babo mu gihe harimo harebwa ubundi butabazi. Nibyo wari mugarukaho mu mibare, ubundi urebye imibare twarimo tugaruka kuri ubu ngubu ubwo turimo dukora iyi nkuru, kuko nyuma hashobora kuza n'indi mibare. Abagera ku 109 bamaze kuburira ubuzima muri ibi biza, harimo abantu 95 bo mu turere tw'intara y'Uburengerazuba twakubwiye, hakabamo abantu 14 bo mu ntara y'Amajyaruguru. Ibi biza bikunze kuri koroza, bikunze kuba kenshi nk'uko nahoze mbigarukaho, ndetse n'inzego zitandukanye zo hejuru zikunze kubigarukaho, tutibagiwe ko atari no muri ibi bice byonyine, no mu mujyi wa Kigali bikunze kubaho mu bice bitandukanye. Mu minsi yashize hagarutswe no kubijyanye n'imyubakire. Yes, hagarutswe kubijyanye n'imyubakire y'amazu. Amazu yubakwa ate? Cyane ko buriya hari inzu reba ukabona ko uburyo imeze n'ubundi haramutse habayeho ibintu nk'ibi ngibi, cyangwa se haramutse hagize ikiba nk'iki ngiki, n'ubundi byasa nko korosora uwabyukaga, cyangwa se bitagorana kugira ngo ibe yateza ibiza nk'ibi ngibi. Hari ikibazo cyavuzwe cy'uwitwa Dubai yubatse inzu mu mujyi wa Kigali mu mudugudu w'urukumbuzi. Izo nzu muri iyi minsi barimo barazikuramo abantu, zari zatangiye kurasa imitutu, zari zatangiye kugaragaza ko zishyira muri risiki abazirimo, abaziguze, abazirimo ku bw'ubukode cyangwa se bazikodesha. Hagiye hakorwa byinshi, hari abimuwe muri Kangondo mu mujyi wa Kigali, muri hazwi nka Barinyahe. Nyuma y'uko bimuzi byabaye,
imvura yaje irakubura, abantu baravuga bati byari bigiye kugenda biti iyo biza kuba iyo baza kuba bagihari. Rero harakorwa byinshi, harategurwa byinshi bijyana no kugerageza kurwana n'ibi biza. Bigaragara ko uko imvura iguye tuba dufite amakenga yuko hashobora kugira ikiba, hashobora kugira isanganya riba byanze bikunze bijyanye n'imiterere ya hamwe mu hantu, n'imiterere y'ibice bitandukanye bishobora kuba biri risiki cyane, bishobora kugira ibibazo by'inkangu, bishobora kugira ibibazo by'imyuzure. Rero hakorwa byinshi, ariko byanze bikunze n'ubundi ibiza biza bitateguje. Wategura byinshi, wakora byinshi, ariko iyo ibintu nk'ibi ngibi bibaye haba hariho kwihanganisha abagize ibibazo nk'ibi ngibi, ababuze ababo, ababuze inshuti n'abavandimwe. Ibyo byose n'ubundi nka F1 Rwa TV nicyo kintu twavuga, twihanganisha buriya babo muri ibi biza, ndetse n'ababuze ibyabo byatikiriye muri ibi biza, kandi n'abari muri ziriya ntara zigiye zitandukanye bakomeza gufasha bahuye n'ibi biza, ndetse banakomeza kubakorera mu ngata kugira ngo babashe kubashyigikira. nicyo cy'ingenzi birimo birakorwa, inzego zitandukanye zabigiyemo. Ni ugukurikirana tukareba development y'iyi nkuru. Ibindi haravuza kuvuga byinshi, ibyo ari byo byose inzego zitandukanye zagerageje kwegera abaturage. Turi F1 Rwa TV, nari MC Ganza Rutaneshwa, ndi kumwe na P1, tubabwira ngo nakagaruka mukomeza mukora subscribe, mudukurikirane umunsi ku munsi, tubagezaho amakuru agiye atandukanye ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye, tubasesengura kuri byinshi bigiye bitandukanye. Uburyo buvuguye ni segment ya buri munsi y'amakuru y'ibiriho bivugwa mu buryo bwihariye. Tugiye kuzana noneho tuzana n'abasesenguzi, tubijyemo tubisesengure, tubirebera hamwe, tumenye ukuri ido n'ido y'amakuru ahari arimo aravugwa, hamwe utasanga ahandi kuri iyi mihanda duhuriraho umunsi ku munsi. Ciao ciao.